mbanje gushima Imana yatumye mba hano kandi munyemerere nyakubahwa First Lady mbashimire kuri uyu mwanya no kunyemerera kuba imbere yanyu n'umugisha. Mpereye ku byo Lambert yaravuze nibyo koko tugira indangagaciro tugenderaho ariko ntituburi bitugonga. Pasteur Didier yageze kubivugaho, twagonzwe cyane n'umwanya y'umugabo namukunze cyangwa se twabanye akora ibintu byinshi, ari umuhanzi akaba n'umuganga. Ngeze mu rugo rero nk'abagore tujyana n'imigisha, nkihagera bahawe umwanya mwiza mu kazi, ari nako tunabyara, bituma rero umwanya uba muke. Kwa kuntu yamenyereye guhuza ibintu byinshi cyarimwe, yahise atangira n'ibintu byo kwandika ibitabo, yandika ibitabo by'abana akanabishushanya bikoreshwa mu mashuri ya primaire. Hanyuma nanjye ninjira mu rugo ndi umuntu wumva ko nzajya nakira umugabo nk'umwami. Wa mugabo umwanya wo kumwakira urabura, akajya agera mu rugo ananiwe, ariko uko yabayeho akunda gufatira ibintu icyarimwe, akagera mu rugo ambwira ati ngwino muri ofisi niho ngiye kuba nkorera. Ubwo nanjye imeza nayiteguye nk'iy'umwami nyine, nashyize n'ururabyo rw'iroza hagati. Wa mugabo akicara muri ofisi ahantu mu rugo ati bya biryo byaruze turire hano. Ubwo rwa rurabyo ntarubonye, ya masorori nkashyira ku masahane nkazana. Ndabireba, ubwo niko n'abana baba benshi, akaza basuza ati banza nimba suze vuba vuba hari utuntu ngiye gushushanya. Ariko mbyitegereje mbona binyuranye na kwa kundi nshaka ko ibintu biryoha. Nza kwigira inama yo gusenga, ndavuga ngiye kubisengera Imana nk'uburyo nabimubwiramo. Iyo dukora twumva ko turi gukorera umuryango. Umuntu ushobora kumubwira uti oroshya agata akubwira atari ufite ikihe kibazo, sindi gukorera umuryango, si amafaranga dushaka, wenda akaba yakumva nabi. Narasenze koko Imana iranshoboza, mbimubwira byumva vuba. Ndambwira nti ndagukeneye, hari ikintu nshaka ko tuganira. Rero nubwo ufite inshingano ukaba uri gushakira umuryango, ariko nanone uru rugo uri umwami. Hari intebe umwami agomba kwicaramo, iruhande hari umwamikazi, hari amakeya nkeneye nawe ukaba ukeneye. Ntaba bana bacu nabo baragukeneye. Ni wowe bigerageze, ujye uva ku kazi uduhe umwanya muto, urebe ka kazi uzagakora, n'ibyo ukora uvuye mu kazi uzabikora kandi ubikore neza. Yanyumvishe vuba birimo Imana byose birakunda. Atangira kujya ava ku kazi, n'ubundi yazaga kare ariko agahita ashaka gukora ibintu byinshi. Na cya gitabo yamara kugishushanya ateka nsimbukire muri studio gato. Atangira kujyaza, akunda kwikurira abana ku kazi, ku ishuri, agasanga nanjye nageze mu rugo kare, akaza noneho avuga ati noneho mu gihe uri koza abakobwa ndabanoza abahungu. Ibintu bitangira kuryoha. Ejo akagaruka avuga ati ariko nimuze dukora amandazi, akunda guteka cyane. Mu gukora amandazi agahamagara abana be bose, ubwo nanjye nkaba ndaho mu gihe bari gupona nti mukoragera amagi, ntinguhe isukari. Ugasanga none ibintu birushaho kuba byiza, ariko naye bimuruhura mu mutwe. Nashaka kwampa umwanya ngo mwereke ko nubwo yiriwe mu kazi, ashyizemo iminota yo kuba mu rugo dukina turuhutse, biramuruhura kurusha. Ibyo bintu byaramuruhuye, yaza yabaye na stress ku kazi, akaza avuga ati murebe akantu dukina ndebe nabonye binduhura. Nukuri byaramufashije cyane, narabibonye. Akagira iyo mikino yacu dukina mu rugo, tukagira umwanya wo kwigisha abana, umwanya wo gusenga. Noneho dufite abana batanu, ufite abana benshi, utabishyizeho gahunda biba bibi. Twashyizeho gahunda y'amasaha y'abana yo kurya no kuryama kare. Saa 2 wacu nta mwana uvuga. Ya masaha abana baryamye ni umwanya wacu turi babiri wo kuganira, ni umwanya wo kureba ibyo azakora ejo mu kazi, ni umwanya wo kwandika bya bitabo, ni umwanya se wenda tunahitamo kureba na filime. Njye nkunda filime cyane, we akayanga kubi. Akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere, ariko haba harimo maniyu yavuzwe cyane ngira ngo yari yababwiye. Maniyu yahagera akaza vuba vuba ati cara nkwereke umukinnyi duheruka kugura. Kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda. Ariko uwo mwanya rero tuwushyizemo byabaye byiza, ku buryo n'igihe yabaga afite akazi kenshi ko gukora, kubera wa mwanya yaduhaye ni nk'ifumbire.
yaragendaga agakora jye n'abana tukavuga ngo papa ari busy, aho azazira tuzahita dukora ibi n'ibi n'ibi, ugasanga abana birabafashije kandi nawe biramufashije. Mpamya cyane ko no mu kazi byamufashije cyane, abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro uri hejuru cyane. Ikindi kintu nabonye cyiza nkimenye vuba ariko cyakonfirmye ko communication ari ingenzi. Maranye imyaka na Tom 12 ariko muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda sinzi, ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, nge nayicaramo nkakunda indirimbo, wagakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye agakubitamo amakuru. Noneho rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ariko simvuge. Ejo bundi muri iki cyumweru Imana yampishuriye ibintu bikomeye. Ndamureba yinjiye mu modoka, amakuru aratangiye. Ubwo nene ndi kwimvira uturirimbo ndi muri mood. Ariko Imana iramfasha sinarakara, none ndamubaza ntigewe mbona uruha cyane. Ntigiye numva ugiye ubanza ukumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. None haransubiza ati ngewe burya indirimbo nakazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse abantu bafite n'impano nziza y'ubuhanzi. Ndamwana uzi ko ari byo. Ati giye ndikumva indirimbo ntangira kumva he ibyuma bihengamye mastering niki, ati rimwe na rimwe hita njya muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari ko amakuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza, iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero sintuma nagera mu modoka mbona tunguka hari nagezemo nakwisema amakuru. Kugira ngo bimuruhura aho rero nize ko communication si ngombwa ko mwicara muri restaurant, si ngombwa mu cyumba, ahantu ariho hose mwaganira kandi ikintu kibubaka kiborohereza mu mutwe kinatanga umusaruro ufatika. Murakoze. Reka nawe muhe umwanya agire wenda uko nabonaga byinshi nafite ibyo yabonaga agira icyo atubwira. Tricia arakoze. Nyakubahwa First Lady, nanjye ndagushimiye ko mwaduhaye uyu mwanya ndetse n'abateguye iki gikorwa. Ibyo Tricia avuze je n'ajoute rien. Ariko ndi bwongereho akantu gato nanjye kuri ku rugendo rw'iyo myaka 12 mu by'ukuri kuba twicaye hano suko turi special, nta n'uwo dushaka wenda kubwira ngo kora gutya. Buri wese afite icyo yasangiza undi kikamwigisha cyangwa kikamufasha. Natwe kuva mu gitondo hari byinshi twize. Ndi buvuge rimwe na rimwe ku kintu gikunda kubangamira couples iyo bakiri batoya. Ni ikintu gikunze kuba rimwe na rimwe abantu ntibabone uburemere bwacyo. Ikintu gikurikira kiba mu gihe cyo gutegura ubukwe, nyuma y'ubukwe ndetse no mu rugo. Ikintu cy'amagambo. Amagambo rimwe na rimwe avugwa n'inshuti n'abavandimwe na rubanda. Rimwe na rimwe ugasanga aciye abo bantu intege iyo badafite urufatiro rukomeye, bikaba byanabaviramo intandaro y'amakimbirane. Twe twahuye na challenge tukibana social media. Buriya social media zikunze kubangamira abantu baba star, abakina filime, abanyamakuru, abahanzi. Twe tukibana haje inkuru yuko ngo twabyaye umuzungu. Ubwo birumvikana ko wamubyaye afite ahandi yamukuye. Hanyuma banarenzaho ko twamaze no gutandukana, yatwaye imitungo yagiye. Ibyo bintu urumva ko ari ibintu biri bizarre, je narabisuzuguye rero. Ndetse nayo kuko turi kumwe yabyumva yabimbaza nkamubaza se ko Tricia bavuga ari wowe ukaba utarabyara, urumva ibyo bintu bifite ishingiro. Ariko twibagiwe ko twari dufite umuryango. Mu rugo iwabo bakundaga kumubaza kuko urumva iyo abantu bagishaka imiryango ibaha umwanya kugira ngo babanze bamenyane bubaka urugo rukomere. Igihe kimwe rero bamwe mu bantu b'ababyeyi be baramuhamagara baramubwira bati
ibintu twumva koko niba mufite ikibazo mwatwegereye tukakiganiraho ariko ntituzabone biturika. Tricia agerageza kubasobanurira. Uwo munsi bihurirana ko nanjye inshuti yanjye, hari umuntu w'inshuti yanjye twanagendanaga, twabaga turi kumwe kenshi, wamamagaye ati rero hari ibintu nashatse kukubaza ariko mbura uko mbivuga, ariko unyihanganire mbikubaze kuri telefone. Atowe na Tricia mufitanye ikibazo. So nawe ndamusobanurira, ndamubwira nta kibazo dufitanye, kubw'amahirwe ibintu bavugaga hari n'undi bari barabivuzeho. Ndamubwira nti se wa undi wundi babivuzeho urabona atari script bafashe bakayituzanaho. So ariko kubera ko twakomezaga kubibazwa n'abantu benshi, icyo gihe nakoresheje social media kuko naho byari biri, mbivugaho ndabyadressinga, kubw'amahirwe birahagarara. Urwo ni urugero rwatubayeho, ariko ngira ngo abantu benshi bahura n'ibyabo. Ushobora kuba mu rugo ugasanga wenda umugabo wawe iwanyu ntago bamukunze mu ntangiriro ko batamuzi, byamugeraho bikamuca intege, noneho mukubaka urugo mutibona neza mu muryango, cyangwa mwamugishakana bati ko mutabyara, cyangwa mwabyara umwana wa mbere bati ko mutarabyara uwa kabiri. Ugasanga ibyo ubwabyo rimwe na rimwe bitari mu bushake bwanyu, kuko hari abantu bashobora no kubana bashaka kubyara bakamara imyaka 5, 10 bakazababyara. Icyo twakinyuzemo gutyo, kuko of course twaraganiraga hagati, ariko ko cyavugirwaga hanze y'umuryango habayeho uburyo bwo kucyadressinga. Ikindi ndi buvugeho ni ku kintu gikunze kutugonga by'umwihariko kijyanye no kubahiriza igihe. Nkeka ko n'abagabo benshi bahura nacyo, aho iyo mufitanye gahunda nk'uko yabibabwiye dukunda kugendana, twizera yuko iyo abantu basenga bari kumwe, iyo abantu banagendana, iyo abantu barara mu cyumba kimwe, kuko hari n'igihe abantu bafitanye amakimbirane, umwe ashobora kwimuka mu cyumba akajya mu kindi azi ko arimo gutanga amahoro, ariko bikarangira ahubwo ashyizeho distance izagorana gutuma habaho kuganira. Twe rero tugerageza ko ibintu nk'ibyo by'ingenzi tubikorera hamwe. Ku kijyanye rero na time, n'uyu munsi tujya kuza buriya namuhaye umwitangirizwa, aritegura, amaze kwambara, atangiye kwambara wenda tw'ingenzi twa nyuma, nanjye mbona kujya kwitegura ko nge nitegura vuba. Ubundi mbere nariteguraga nkajya mu modoka ngatangira kuvuza amahoni, noneho yaza tukagendana turakaye tutavugana, kuko mushyizeho pressure, wenda aje nta makiyaje akoze cyangwa ntabwo yizeye uko byagenze, aje arimo kwireba mu modoka ambaza ati kubera icyo banshyizeho pressure, mba nabanje gutegura abana, kumenya icyo baza kurya tudahari, kuko n'umuntu ukunda abana cyane. N'ubu nubwo mwumvise dufite abana 5 bayifuza n'uwa 6, kuko ndetse niyo ashaka no kwiga yifuza ngo ibintu bya parenting ni impano ye. So umwanya munini rero nubwo akererwa akunze kumara arimo areba ibyo mu rugo, areba iby'abana, noneho twaza yumva ko afite reason, nanjye numva ko aho tugiye kuhagera wenda tuhagera dutinze, bigatuma tugendana tutavuga. So ibyo rero naje kubibona, mbona ko niko ateye, nta kintu nabihinduraho, kandi biba byumvikana. Noneho mu mwitangirizwa twagendana mu modoka tukagenda duhuriyemo, tukagenda tuganira. Icyanyuma gikunze kugonga abantu cyane cyane abagabo, ni ikintu akenshi dushaka abagore tunarusha n'imyaka, noneho ukaza unafite n'iyo superiority complex. Rimwe na rimwe ugatekereza ko kuba umugabo ari ugufata icyemezo. Byajyaga bikunda kubaho, ariko ku tuntu duto duto, nk'utuntu twa priority, twagombaga gukora iki, ariko reka tukireke dukora iki. So ibanga twakoresheje nuko priorities z'ibyo twifuza gukora tuziganiraho mbere. Imishinga tuzakora muri 2030 turayifite iranditse, bivuze ngo uno munsi niyo waduha nka miliyari 5 dushobora kuzispendinga neza tutazangije, kubera ko ntabwo twatekerereje mu bushobozi dufite nonaha. Kuko ikintu twabonye ari igihe ubona nk'amafaranga ugasanga hari ikintu kije cyihutiye utatekereje ngo nayakoresha iki, ugasanga uyadepanshije mu kintu, uratashye usanze mugenzi wawe nawe yari afite ikindi atekereza, nabyo ubwabyo bigakurura amakimbirane.